Muraho neza inshuti namwe bavandimwe ba Physio Rwanda, mbaye ikaze muri video y'uyu munsi. Yarambajije ati ese nta biribwa umuntu yakoresha mu gihe afite ububabare bumanuka mu itako ndetse no mu kuguru cyangwa se cy'abandi bita sciatica? Banza wumve neza, ububabare bumanuka mu itako bukagera mu kuguru akenshi buturuka ku mwakura munini uva mu mugongo wo hasi ukanyura mu itako ukamanuka mu kuguru. Iyo rero uyu mwakura ukanzwe cyangwa se ugakomereka nibwo umuntu yumva ububabare butwika, gucikagurika ndetse no gucika intege mu kuguru, ntibagiwe no kuba yagenda yumvamo ibinya. None se ibiribwa byafasha gute? Reka byose mbibasobanurire neza, cyane ko hari umumaro ukomeye w'ibiribwa ushobora kuba wakoresha kugira ngo bigufashe kuri ubu bubabare bumanuka mu itako ndetse no mu kuguru. Gusa mbere yuko ntangira ndagira ngo nkubwire ko 81 y'abantu badukurikira bigaragara yuko batarakanda subscribe. Kanda subscribe rero muri aka kanya, ufungure n'inzogera, kubera ko ibyo nibyo bizajya bituma buri kiganiro cyose dukoze gihita kikugeraho. Niba hari icyo utari gusobanukirwa neza mu byo ndi buvuge, uze kucyandika muri comment ndaza kugusubiza. Niba kandi hari n'ikindi wifuza ko nazagarukaho muri video yacu itaha, nacyo cyandike muri comment kugira ngo nkibone nzabashe kukigarukaho. Iyi video igenewe ubumenyi rusange, ntisimbura inama cyangwa se isuzuma rya muganga. Reka rero twitangirire turebere hamwe ibiribwa bigabanya ubu bubabare bumanuka mu itako ndetse bukagera no mu kuguru, bukaba ari ububabare abenshi bita sciatica cyangwa se uburwayi bw'umugozi. Burya iyo hari kubyimba cyangwa se kwikanyiza kuri uyu mwakura wa sciatique, ububabare buriyongera. Ibiribwa rero bifasha mu kugabanya kubyimba. Muri ibyo biribwa dusangamo nk'imboga rwatsi zirimo dodo, epinari, amashu. Ibi byose bifasha umubiri kurwanya kubyimba, bityo bwa bubabare no gutwika bikaba byagabanuka. Ikindi kiza ku mwanya wa kabiri burya ni imbuto zirimo amacunga, indimu, avoka n'amapapayi. Izi ni imbuto by'umwihariko zirimo intungamubiri zifasha umubiri kongera kwisana, cyane ko buriya bubabare buterwa nuko umubiri ufite ibibazo by'uburyo ukoramo. Ikindi kintu cya gatatu kiza muri ibi biribwa ni tungurusumu na tangawizi. Burya tungurusumu na tangawizi bifasha kubyimba, by'umwihariko bikabasha kuba byakuraho uku kubyimba no gutuma amaraso agenda neza. Ushobora kubishyira mu mafunguro cyangwa mu cyayi, ariko ukamakinga sure yuko bifashe, iki gihe bikugirira umumaro munini cyane. Reka turebe rero ibiribwa bifasha imyakura n'imikaya, dore ko ari naho ruzingiye. Nkuko n'ubundi natangiye ikiganiro cyacu tubivuga, turi kureba ibiribwa bishobora kugufasha kugabanya ubwo bubabare bumanuka mu itako ndetse no mu kuguru. Umutwe rero w'ikibazo cy'uyu munsi, nk'uko umuntu yabyifuje yuko nabibasobanurira mwese, nuko burya amafi, ibinyampeke bidatunganyije cyane ndetse n'amagi nabyo ari ingenzi cyane. Uti bigenda bite rero? Nk'amafi burya aba arimo amavuta meza afasha imyakura ndetse rwose n'imitsi kutabyimba cyane, kandi itabyimbye cyane bwa bubabare bwawe buvaho cyangwa se bukagabanuka. Ikindi cya kabiri ni ibinyampeke bidatunganyije cyane, birimo ibishyimbo, birimo soya, birimo nyine bya binyampeke by'umwimerere biba bitagiye mu nganda cyane. Ibi nabyo bifasha cyane imyakura ndetse n'imitsi, ntibagiwe n'imikaya gukora neza cyane. Icya gatatu ni amagi ndetse n'amata. Burya amagi arimo intungamubiri zifasha umubiri kwisana, ndetse akanabamo intungamubiri zitandukanye zituma umubiri ubasha gukora neza, ndetse akaba ari kimwe mu by'ingenzi umuntu aba akwiriye kurya. Ni nayo mpamvu Minisiteri y'Uburezi idushishikariza kuyarya ku mafunguro yacu ya buri munsi. Ikindi kintu navugaho cya kane burya ni amata. Amata nayo ni meza, abamo vitamine B12 ishobora kuba yagufasha
by'umwihariko kumera neza ndetse no gutuma ya myakura yawe ikora neza, kuko nk'uko twabibonye ubu bubabare bumanuka mu itako ndetse bukagera no mu birenge buterwa n'uko ya myakura itari gukora neza. Iyo rero wanyweye amata ukaba wariye amagi, ibyo byose bituma noneho ya myakura yongera gukora neza, noneho bwa bubabare wagiraga bukaba bushobora kugabanuka cyangwa se bukaba bwakurwaho burundu bitewe n'aho ikibazo cyawe cyari kigeze. Ikindi gice cy'ingenzi ngira ngo nacyo nkihe nk'aho cyihariye burya n'amazi ndetse no kwita ku mubiri wawe. Burya abantu benshi bibagirwa amazi, ariko burya utanywa amazi ahagije umubiri wawe urakomera ugakakara, imikaya yawe ugasanga yakakaye yaremereye. Ibi ngibi rero bigatuma ububabare bwiyongera. Niyo mpamvu nkubwira ngo ugomba kugerageza kunywa amazi ahagije buri munsi, nabyo byagufasha cyane kuri ubu bubabare. Ikindi kintu rero ugomba no kwitaho ukanagiha agaciro n'ibyo ugomba kwirinda. Burya hari ibiribwa byongera kubyimbirwa ndetse bikaba byanatuma bwa bubabare n'uburibwe bikomeza kwiyongera. Ibi ngibi birimo amavuta menshi cyane. Burya ibintu birimo amavuta menshi cyane ntabwo ari byiza, nayo mpamvu niyo mugiye ku ivuriro babibabuza. Ikindi ni ibiryo bikaranze cyane, ikindi ni isukari nyinshi, ikindi ni ibiribwa bitunganyije cyane cyangwa se byagiye bica mu nganda inshuro nyinshi. Ibi byose rero bishobora gutuma kubyimbirwa byiyongera, bityo ugasanga ya myakura yawe ikomeje kubangamirwa, ububabare nabwo bukaboneraho bugakomeza kugenda bwiyongera. Niyo mpamvu rero nakubwira ko nubwo ibyo byose bisobanukiwe ariko bidahagije, kuko nubwo ibiribwa bifasha ntabwo bihagije byonyine. Ugomba no gukora imyitozo yoroshye, ukirinda kwicara igihe kirekire, ukarambura imikaya yawe binyuze mu myitozo ngororamubiri, ukagerageza no kugenzura uko wicara. Muri make nakubwira ko iyo ufashe ibiribwa byiza wateguye nk'uko twabigarutseho, ukongeraho igice cy'imyitozo, ibi bitanga igisubizo cyiza kurushaho kuri ubwo bubabare buba bumanuka mu itako ndetse bukagera no mu kuguru abenshi bita sciatica. Reka rero turebe igihe biba ari ngombwa ko ushobora guhita ugana muganga. Niba ukuguru kwawe gucika intege cyane, niba utakibasha kugenda neza, niba ububabare bwawe wumva bukabije cyane, cyangwa se ukabona bumaze amezi menshi, ni byiza kujya kwa muganga kugira ngo agusuzume neza hakiri kare, bityo abashe kuba yagufasha. Muri make nakubwira ko hari ibiribwa bishobora gufasha mu gihe ufite ububabare bumanuka mu itako ndetse no mu kuguru, ariko nakubwira ko nanone atari umuti w'ako kanya kuri ubu bubabare. Ni ubufasha bwo kugabanya kubyimbirwa, bikaba wenda byanakugabanyiriza ububabare, ariko bigomba kujyana n'imyitozo ndetse no kwitwara neza, kuko nibyo bikosora kwa kundi umubiri wabaye nabi, noneho ukabasha kuba wajya mu murongo mwiza, noneho ugakira burundu. Niba ushaka rero ko ubutaha nzakubwira byinshi bitandukanye, yewe haba harimo ibyo wifuza kumbaza, niyo mpamvu nakubwiye ngo byandike muri komenti, cyangwa se ibyo natekereza ko byakugirira umumaro nkazabikubwira. Kanda like, ukande subscribe, ubundi ufungure n'inzogera, wibuke no gusangiza iyi video undi muntu uwo ari we wese waba ufite iki kibazo, kugira ngo nawe ubashe kuba yamufasha.